kandi ndasenga mu izina rya Yesu kugira ngo Imana iguhe Rusi mu buzima bwawe, iguhe umuntu yahagararana nawe, iguhe umuntu waganirira uko wiyumva uteditinze, Imana iguhe umuntu yabasha kugutega amatwi atagucira urubanza, Imana iguhe umuntu ugira ibanga, Imana iguhe umuntu yakwiyemeza kubana nawe mu bihe byose uzanyuramo. Iyo abantu bakomerekejwe cyangwa se bakomeretse mu buryo bukabije, bumva Imana yarabacecekanye cyangwa se yarabatereranye cyangwa se yarabasize bonyine. Kuvuga bene ayo marangamutima ntabwo ari icyaha, ahubwo ni intangiriro yo gukira, kubera ko muri counseling kubura bukunda ntibivuga ko Imana yakuretse. Kuba waragize ibyago byo gupfusha bukunda ntabwo bivuga ko Imana yakuretse. Hanyuma ikindi twakwigira muri iki gitabo ni ibisanzwe kubabara, kurira, kubabara, kurira no kubaza Imana ibibazo by'ibyo udasobanukiwe mu bihe by'akababaro. Ntabwo nzi ibyo wanyuzemo, birashoboka ko umuntu akomereka, umubabaro utavuwe uzana gukomereka kw'amarangamutima. Ibikomere bikoresha ibyaha, bitera indwara, bizana gushidikanya Imana. Ibikomere bituma umunezero uyoyoka, imibanire yacu n'abandi igira ikibazo, gutekereza kuri ejo hazaza no kureba kure hari igihe twumva byararangiye, ariko nagira ngo nkubwire ko Imana ishobora gucungura byose ukongera kubaho unezerewe. Nshuti mukunzi w'Agakiza TV, amahoro y'Imana abane nawe, nguhaye ikaze muri uyu mwanya wo kuganira. Imana iguhe umugisha ko wahisemo Agakiza TV, ni iby'igiciro gikomeye. Imana iguhe umugisha. Tugiye kuganira ku nkuru nzi ko abantu benshi bazi, ariko bakunda gusoma Bibiliya. Tugiye kuganira ku nkuru ya Rusi na Nawomi. Ni inkuru imwe mu zikomeye muri Bibiliya. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu ndasenze ngo kubaho kwawe kubane natwe, duhe ibihe byiza muri iki kiganiro mu izina rya Kristo Yesu, amen. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti Imana ihindura igihombo ikakigira isoko y'umugisha. Turi kumwe n'abantu bahombye ibintu bitandukanye, nubwo mutageza aha Nawomi, ariko mu buzima ntubuze ikintu kimwe cyangwa ibintu byinshi wahombye. Inkuru ya Nawomi na Rusi mu gitabo cya Rusi igaragaza ihungabana ry'amarangamutima cyangwa se guhungabana kw'amarangamutima. Ni inkuru igaragaza aho umuntu atakaza icyizere mu buryo bukabije. Hanyuma nanone harimo inkuru ivuga uburyo Imana ishobora kongera kubakwa ubuzima bw'umuntu bukongera kumera neza. Nubwo Bibiliya itavuga ijambo trauma cyangwa se depression, abahanga muri Christian counseling babona Nawomi yaranyuze mu bintu bikomeye kandi bikomeye cyane, byari kugira ingaruka ku mitekerereze ye, ku marangamutima no ku kwizera kwe. Imitekerereze, amarangamutima no kwizera kwe. Birashoboka ko dukurikiye kubera igihombo c'ibyo wahombye cyagusigiye guhungabana mu mitekerereze, amarangamutima akaba yarakomeretse, kwizera nako kukagira ibibazo. Ngiye kuvuga bimwe mu bikomere yahuye nabyo, hanyuma ndaza kuvuga ihumure yabonye, nyuma turareba icyo twamwigiraho. Igikomere cya mbere kiri mu gitabo cya Rusi, igice cya mbere, umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Havuga ukuntu basuhutse bitewe n'ibibazo by'inzara yari Betelehemu. Nawomi n'umugabo we Elimeleki bavuye i Betelehemu kubera inzara bajya kuba i Mowabu. Mowabu ni ahantu twavuga ko hatari ahantu heza cyane, ariko niho hari hasigaye ibyo kurya. Bafata umwanzuro wo kuva Betelehemu, aho twita mu nzu y'imitsima, kubera kirize yahabaye.
Mu rwego rwa counseling, kwimuka utabishaka, ukimurwa n'ikibazo, ni kimwe mu bintu bitera stress ku rwego ruri hejuru. Nubwo waba ugiye ahantu heza, nubwo waba wimukiye mu gihugu ciza, bitera stress kuko ibintu byose ubitangira bushasha. Hari abantu badukurikiye bari i Burayi, bari muri Amerika, bari Canada, bari Australia cyangwa ibindi bihugu. Kwimukira mu gihugu kirimwo iterambere rimaze nk'imyaka 200, ukaba uvuye munsi y'ubutayu bwa Sahara, aho umuntu ashobora kuba wenda atarabonye n'ifunguro rihagije, n'uburyo bwo kwiga bwari bugoye n'ibindi byinshi, ntushobora kubura stress. Iyo umuntu avuye ahantu yari amenyereye, ubwo ni mu gihugu, akagenda kubw'ibibazo, aba atakaje ibintu byinshi icyarimwe. Bavuga ko ataba afite umutekano uhagije, inshuti atangira bundi busha, umuryango ashakisha abandi bantu babana nabo, n'icizere c'ejo hazaza kiba kigegwa ku mashi. Nawomi yatangiriye urugendo afite umutwaro, afite ubwoba, kubera ikibazo yari asize inyuma cari kiremereye. Birashoboka ko udukurikiye wowe utarimutse, nta hantu habi wagiye cyangwa se heza wimukiye, ariko ukaba ufite ikibazo c'ukuntu wumva udatekanye kubera ibibazo vyo mu muryango, by'ubukungu n'ibindi bitandukanye. Ikindi gikomere ni igikomere co gupfusha umugabo we. Rusi igice ca mbere umurongo wa 3. Muri iki gihe ca Nawomi, iyo umugore iyo yabaga yarapfushije umugabo, yabaga ahuye n'ikibazo c'umutekano, ubukungu, kubura uwamurindaga, no kubura icizere c'ejo hazaza. Umugabo yari asobanuye ivyo bintu byose muri iki gihe ca Nawomi. Kubura umuntu mwashakanye ni kimwe mu bikomere bikomeye umuntu ashobora kunyuramo. Sinzi niba dushobora kubona ijambo ry'ukuri twavuga ku muntu yapfakaye. Kubura umugabo yari atakaje intego nyinshi z'ubuzima, kubera ko hari uburyo umuntu aba arota urugo. Iyo uhuye n'ivyo utatekereje ko wahura nabyo, bizana guhungabana ku kigero kiri hejuru. Igikomere ca 3 Nawomi yahuye naco, ni igikomere co gupfusha abana bombi. Abana bombi, nyuma y'imyaka hafi 10 akiri mu buhungiro, birumvikana, cyangwa se akiri aho yasuhukiye, yapfushije umuhungu witwa Mahaloni na Kiliyoni, bombi barapfa. Kandi bapfuye bakiri abajene mariye batarabyara. Iki nico kintu kibabaje cyane kuruta ibindi bintu byose. Abahanga mu mitekerereze bavuga ko gupfusha umwana umwe bikomeretsa umutima, ariko gupfusha abana bawe bose bihindura ishusho y'ubuzima n'ico wari uri co mu buzima. Hari ijambo bakoresha, nukuba incike. Nawomi yari asigaye nta mugabo, nta mwana, nta buhungiro arimwo mu by'ukuri. Igikomere ca 4 Nawomi yahuye naco, ni ukumva Imana yaramutereranye. Muribuka ko igihe yafashe umwanzuro wo gutaha, ageze Betelehemu, yaravuze ngo ntimukanyite Nawomi, munyite Mara. Nawomi risobanura umuntu yishimye, hanyuma Mara risobanura umuntu ushaririye cyangwa washaririwe cyangwa wanyweye ku bisharira. Yongeyeho ati, ishobora byose yanyujije mu bihe bikomeye. Ibi ni ibimenyetso bikomeye by'uko umuntu yagize intimba ku mutima, yababaye, yagize umubabaro ugera ku bugingo. Ni ikintu kigaragaza ko yinjiye muri crise
itapfa gukira cyangwa se izamara igihe. Iyo abantu bakomerekejwe cyangwa se bakomeretse mu buryo bukabije, bumva Imana yarabacecekanye cyangwa se yarabatereranye cyangwa se yarabasize bonyine. Kuvuga bene ayo marangamutima ntabwo ari icyaha, ahubwo ni intangiriro yo gukira. Kubera ko muri counseling iyo umuntu atangiye kuvuga ibyamubayeho, ni bumwe mu buryo bwo gukira. Hano musobanukirwe neza, Nawomi ntabwo yahakanye Imana, ahubwo yayibwije ukuri ukuntu yiyumva imbere muri we, ko yumva Imana yaramutereranye. Mwibuke ko aha hantu harakomeye. Buriya kugira ngo umuntu agire ikibazo cyo mu mutwe, atangira kumva yaragize ibibazo ntiyabasha kubikemura, abamwegereye ntibabikemura, umuryango ntiwagira ico umufasha, sosiyete arimwo ntiyamutabara, akumva n'Imana yaramutaye. Ahantu haba hakomeye usibye Imana yakuramira yonyine. Ikindi gikomere ca gatanu Nawomi yahuye naco ni igikomere co kubura icizere. Kubura icizere, yabwiye abakazana be ngo nta kindi nabamarira, ndenze gucugwa. N'uwampa umugabira ijoro nkabyara umuhungu ntabwo mwamutegereza. Ibi bintu ibi yavuze bigaragaza gutakaza ibyiringiro, ubwihebe ku kigero kiri hejuru, kunanirwa bikabije mu marangamutima. Hari igihe umuntu aba atagifite icizere cyo kubaho, atazi ejo uko hazaba hameze. Mu gihe gikomeye gutya, umuntu aba akeneye umuntu yamuherekeza. Ntabwo aba akeneye amagambo menshi, aba akeneye umuntu yahagararana nawe, akamukomeza, akamuherekeza muri urwo rugendo rukomeye. Igikomere cya gatandatu ni igikomere cyo kumva nta gaciro gifite muri sosiyete, nta gaciro gifite mu bantu. Rusi 1:21 yaravuze ati, nagiye nuzuye, none Uwiteka angaruye ntaco ngifite. Ibi byerekana ko yari atangiye kwirebera mu bintu yatakaje, aho kwirebera mu maso y'Imana cyangwa se uko Imana imubona. Hari igihe umuntu abona yaratakaje abantu, agatakaza ibintu, akabona abandi bameze neza. Abahanga mu gufasha abantu bagize trauma, iyo umuntu yumva atagifite agaciro, akumva ubuzima bwe bwararangiye, akumva Imana itakimufitiye umugambi, uyu muntu aba akeneye gufashwa by'umwihariko. Umuntu yumva yaratakaje abantu, agatakaza ibintu, n'Imana ikamutererana, agatangira kubona abandi bafite aho bageze, we ntaho afite ari, aba akeneye ubufasha bw'umwihariko. Tugiye kurebera hamwe uburyo Imana yahumurije Nawomi. Ihumure rya mbere yarihawe na Rusi. Mwibuke ko Rusi yari umukazana we, ariko yabaye inshuti ye magara, kuko Rusi yaramubwiye ati, aho uzagwa niho nzagwa bahampamba, Imana yawe izaba Imana yanjye, winyinginga kukureka, kubera ko nzatandukanywa nawe n'urupfu. Ni isezerano rikorwa gusa n'abantu bagiye gushingirwa. Yabaye inshuti, ndavuga Rusi umukazana we, yabaye inshuti ye, aba umukobwa we, aba umufasha. Iyo tuvuze umufasha, ni umuntu uhagararana nawe mu bihe bikomeye, yongera aramuherekeza. Iyo umuntu abonye umuntu ahagararana nawe mu gihe c'amarangamutima akomeretse no guhungabana, ni kimwe mu bishobora kumufasha gukira vuba. Nagira ngo nkwibutse ko nubwo wahuye n'akaga n'imibabaro, nturebere ubuzima mu bitaragenze neza gusa, ahubwo ukwiye no kureba ku ruhande rw'ivyo Imana yakoze. Imana ifite ba Rusi, kandi ndasenga mu izina rya Yesu kugira ngo Imana iguhe Rusi mu buzima bwawe, iguhe umuntu yahagararana nawe, iguhe umuntu waganirira uko wiyumva,
uteditinze, Imana iguha umuntu yabasha kugutega amatwi atagucira urubanza, Imana iguha umuntu ugira ibanga, Imana iguha umuntu yakwiyemeza kubana nawe mu bihe byose uzanyuramo, Imana iguha umuntu ameze atyo. Ikindi cya kabiri, mu kumuhumuriza yamusubije mu bantu, imugarura Betelehemu. Iyo umuntu agarutse muri kominote aba atangiye gukira, kubera ko iyo umuntu yakomeretse bikabije, ikintu cya mbere akora ni ukwiheza, ni ukumva ko atagikeneye gutaha ubukwe, kujya guhemba aho babyaye, atajya mu birori ibyo ari byo byose, akumva kuba wenyine ari byo byiza. Ariko iyo umuntu atangiye kugaruka muri kominote, akagaruka mu bantu, ni ikimenyetso cyiza cyo gukira. Ikindi nanone, Imana yamuhaye ibyiringiro buhoro buhoro. Muribuka ko yahuye na Bowazi, uwo bita umucunguzi wa bugufi. Mwibuke ko Nawomi ntiyakize umunsi umwe, rwabaye urugendo rw'ubuzima. Imana yamukijije intambwe ku ntambwe. Twibukiranye ko gukira ibikomere by'umutima ntabwo ari buto bakandaho, ni urugendo rw'ubuzima umuntu akora. Gukira ibikomere si igikorwa kibaho aka kanya, ni ubuzima uzakora, ni urugendo rw'ubuzima uzakora. Ikindi nanone, Imana yamusubije icubahiro. Wibuke ko kuba yarapfakaye agapfusha abahungu bombi, yumvaga nta cubahiro agifite. Ariko iyo iki gitabo kijya kurangira ca Rusi, Nawomi yateruye umwuzukuru witwa Obedi. Hanyuma abagore bo muri Isirayeli baravuga bati, Imana ikugaruriye ubuzima, cyangwa se igusubije icubahiro. Ntabwo Imana yamusubije abana be bapfuye, ariko Imana yamusubije ibyiringiro, imuha umuryango, imuha umunezero, imuha n'umurage. Ikindi nanone, Imana yanditse amateka masha ku buzima bwe. Muribuka ko Obedi yabaye sekuru wa Dawidi. Muri uwo murongo, muri ico gisekuru, niho Yesu Kristo yavutse. Iyo usomye Matayo igice ca mbere, uhita ubona ko Imana yafashe amateka ikayacungura, ikamuha ubuzima bwuzuye. Ibi byerekana ko nubwo Nawomi yabonaga ubuzima bwe burangiye, Imana yari ikiri gukora umugambi munini kurusha uko yabitekerezaga. Ntabwo yigeze ahumuka amaso ngo amenye ko Kristo azavuka mu gisekuru cye. Nta muntu yigeze atekereza ko Rusi, umunyamowabu, umunyamahanga, ari we muntu yakomokwaho na Mesiya. Hari ibintu dukwiye kwigira rero kuri Nawomi, cyangwa se mu gitabo ca Rusi. Kuba urabukunda ntibivuga ko Imana yakuretse. Kuba waragize ibyago byo gupfusha bukunda ntabwo bivuga ko Imana yakuretse. Hanyuma ikindi twakwigira muri iki gitabo, ni ibisanzwe kubabara, kurira, no kubaza Imana ibibazo by'ibyo udasobanukiwe mu bihe by'akababaro. Ni ibintu bisanzwe. Kubabara, kurira, kuvuga amarangamutima uko wiyumvamo imbere, ntabwo ari icyaha. Ikindi, gukira ibikomere navuze ko ari urugendo kandi rw'igihe kirekire. Ariko Imana izaguha kongera gusabana n'abandi, ubeho wumva noneho ufitiye Imana icizere, nubwo byaba ibikomere byaraguteye kuyirakarira. Ikindi nanone, Imana ishobora gukoresha abantu babizerwa nka Rusi, kugira ngo Imana ibagire igisubizo ku bikomere byacu. Imana yateguye ba Rusi mu buzima bwacu kugira ngo tubeho tudatsikamiwe n'umutima ukomeretse. Ikindi nanone, nubwo amateka y'umuntu aba yuzuyemo igihombo, Imana ishobora kuyahindura ikayagira umugisha ku bandi. Niba Imana yaracunguye umubabaro wa Nawomi,
niba Imana yarakijije Rusi, niba Imana yarongeye kububakira amateka akomeye ikabaremera ubuhamya, natwe ntacyo Imana itakora kugira ngo turusheho kumera neza. Ibi bikwiye kuba ibyiringiro byacu. Nawomi ntabwo yasubijwe mu kugarurirwa ibyo yatakaje, ntabwo yasubiranye umugabo, abana be ntibazutse birumvikana, ahubwo Imana mu kumukiza yamuremeye ibyiringiro, imugaragariza ko umugambi wayo ukiri mugari cyangwa se ari munini ku buzima bwe, nubwo anyuze mu bikomeye bingana gutyo. Ntabwo nzi ibyo wanyuzemo. Birashoboka ko umuntu akomereka, umubabaro utavuwe uzana gukomereka kw'amarangamutima, ibikomere bikoresha ibyaha, bitera indwara, bizana gushidikanya Imana, ibikomere bituma umunezero uyoyoka, imibanire yacu n'abandi igira ikibazo, gutekereza kuri ejo hazaza no kureba kure, hari igihe twumva byararangiye, ariko nagira ngo nkubwire ko Imana ishobora gucungura byose ukongera kubaho unezerewe. Cyakora niba hari ibyaha wakoreshejwe n'umutima ukomeretse, byo ukwiriye kubyihana. Imana ifite umugambi mugari, ifite umugambi munini ku buzima bwawe. We kwirebera gusa mu mateka yo gukomereka, ahubwo urebera Imana mu mugambi wayo n'ibyiza izasohoza mu mibereho yawe. Nagira ngo dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, wacunguye Nawomi, amateka yo gukomereka yavuyemo umugisha, urimo no ko Yesu yavukiye muri ico gisekuru. Uracafite imigambi yagutse ku buzima bwacu. Ndasenze kugira ngo duhuze n'umugambi wawe, ibyo ugambirira kudukorera ni byiza si bibi, wifuza kuturema umutima w'ibyo tuzabona hanyuma. Bana na buri wese, umugirire neza, umuhe kubaho adatsikamiwe n'ibikomere, kandi ndabizi ko waduhaye agakiza utananirwa gucungura ibyatubayeho, ukaduha kubaho tunezerewe tugiriwe neza. Urakoze mu izina rya Kristo Yesu. Amen.